Amahoro nshuti bakunzi bacu, nanone tunejejwe no kubana namwe ku murongo wacu wa YouTube. Ubuntu n'amahoro bibonerwa muri Yesu Kristo birushaho kubana namwe. Amen. Uyu munsi tugiye kuvuga cyane ku kwizera, tunarebe umwanzi wo kwizera ari we bwoba. Ubwoba nibwo mwanzi wo kwizera, nibwo butuma umuntu atagera ku cyo Imana yavuze, nibwo butuma umuntu ataba nk'uko Imana yamuremye. Kuko iyo wiringiye ubwoba cyangwa se uri gukorera mu bwoba, ntubasha kugera kuri ka gasongero Imana yashakaga yuko ugeraho. Kandi ubu bwoba buzanwa n'ibyo Satani agushyira imbere kugira ngo ugabanukirwe mu kwizera, bityo uhore wivovotera Imana. Iyo witegereje uyu munsi usanga abantu benshi babayeho ubuzima bubabaje. Bamwe ushobora kwibwira ko ari byo baremewe, abandi ushobora kwitekereza yuko ari uko badasenga cyane, abandi ushobora gutekereza yuko ari uko batazi gutekereza no gushyira ibintu byabo ku murongo, abandi ushobora gutekereza yuko ari imivumo y'abantu runaka yabagize uko bari. Ariko iyo urebye byose bishingira cyane ku kuba umuntu adagira kwizera cyangwa se ahora mu bwoba. Abantu benshi bafite stress, abantu benshi babayeho bababaye, abantu benshi babayeho isi yarababihiye ku buryo bamwe na bamwe bajya bafata ibyemezo byo kwiyahura. Abandi nabo bagafata ibyemezo byo kubaho badaseka, ukabona umuntu ni umurakare, ntabwo ajya agira igihe cyo kunezerwa kubera ko ahora mu bwoba. Kwizera kwaratakaye, kwarimbutse muri we, hubakikamo umunara witwa ubwoba, niwo uhora utuma abayeho nabi. Ariko uyu munsi turaje turebe kwizera, twongere twubake kwizera mu mibereho yacu, twongere dukorere mu kwizera, binyeganyeze biriya bikuta byose umwanzi yari yarubatse by'ubwoba, birimbuke, hanyuma tubeho nk'uko Imana ibishaka, cyangwa se nk'uko Imana yabigennye. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice 11, umurongo wa 23 n'umurongo wa 24. Bibiliya iratubwiye ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Iri ni ijambo ry'imbaraga, ni ijambo rikomeye, ni ijambo Yesu yabwiye abigishwa be ubwo bari banyuze ku giti cy'umutini Yesu yavumye basanga cyumye. Bakinyuzeho nko mu mugoroba, Yesu ngo agishatseho imbuto arazibura, nuko arakibwira ngo ntukongere kwera imbuto ukundi. Abigishwa be bibwiraga yuko ari ibintu avuze bizakoreka mu gihe runaka wenda kinini, nta nubwo babihaye agaciro rwose. Ariko bukeye bwaho bahanyuze basanga cya giti cyumye. Petero niko kumubwira ati dore mwami, cya giti wavumye cyumye. Yesu nawe aterura no magambo arayababwira. Icyatumaga abigishwa badakora nk'uko Yesu yakoraga, cyangwa se igituma abantu bariho uyu munsi tudakora nk'uko Yesu yakoraga, nta kindi kibitera, ni uko tudafite kwizera. Kandi impamvu tudafite kwizera ni uko dufite ubwoba dushingiye ku byo Satani yagiye atwereka. Igihe cyose iyo bakubwiye ngo uzaba umuntu ukomeye, Satani akwereka yuko uzaba umuntu uciye bugufi. Nibyo bimenyetso akuzanira. Ibyo byubaka ubwoba, bishobora kubaka ubwoba muri wowe, bigatuma udahinduka icyo Imana yavuze. Nicyo gituma uyu munsi dukwiriye rwose kurwana no kurimbura ubwoba mu mibereho yacu.
Kurimbura ubwoba ntibishoboka utatura amagambo yo kwizera. Kurimbura ubwoba ntibishoboka udahora utekereza ko uri umutsinzi. Kurimbura umunara w'ubwoba ntabwo bishoboka uhora uhanze amaso ibimenyetso bikwereka ko udashoboye. Kurimbura ubwoba ntibishoboka uhora ugendana n'abantu bakubwira ko ibyo urimo bidashoboka. Nicyo gituma uyu munsi uhereye none ukwiriye guhindura imitekerereze, ugahindura imivugire, kabone n'ubwo waba ubona ibitandukanye n'ibyo uri kwatura, ariko ukomeze urugendo. Umuhinzi reka tumufateho urugero. Iyo asohoye imbuto, tuvuga ibishyimbo akabitera mu butaka, ntabwo uwo munsi abona ibishyimbo. Amara iminsi runaka nta kintu ari kubona cyazamutse, kuko cya gishyimbo yateye kibanza gupfa, kikabora, kikabona kuzamukana ubwiza buruta ubwa mbere. Ndetse iyo kimaze kwegera hejuru, kijyaho imisogwe myinshi, ikabyara ibishyimbo byinshi. Niko no kwizera kumeze. Isengesho ryawe usenga wenda usaba ikintu runaka, cyangwa se amagambo yawe watura buri munsi ahamya ko uzagera ku kintu runaka, uyafate nk'imbuto ushyize mu butaka. Ni ukuri ukomeze kwatura, kandi ndaguhamiriza neza ko mu minsi mike uzabona aya magambo arimo ashibuka ndetse ari kubyara imbuto nyinshi. Ntukomeze kubaho mu bwoba Satani arimo agushyiraho. Ntukomeze kubaho mu bwoba ushingiye ku byo ubona, ahubwo ushingire gusa ku ijambo ry'Imana. Ushingire kuri aya magambo Yesu yavuze, kuko ijambo ry'Imana rihora ari ukuri. Ntirihinduka, rirakiza, rirabohora, ritanga ubwiza, ritanga ubwenge, niryo ridutsindishiriza. Reka tujye ku nkuru y'ukuntu Yosuwa yasenye Yeriko. Iriya Yeriko yari ikinze cyane ngo ndetse yari yubakishije inkuta ndende ku buryo nta muntu wabasha kumenya ibirimo. Ahari Yosuwa apanga kuyisenya, nubwo ahari muri icyo gihe nta mashini zabagaho, birashoboka ko yibwiraga ko bizamusaba amapiki menshi n'inyundo nyinshi za kinubi, ariko ntabwo ariko byakozwe. Imana yonyine yamusabye kwizera, imuha sitarateji yo gusenyamo Yeriko, bimusabye gusa kuzenguruka. Utekereze nawe ubwo buryo bwo gusenya urukuta. Iramubwira ngo uzenguruke iminsi 7. Buri minsi 6 uzayimara uzenguruka inshuro imwe, mukagaruka muri pozisiyo zanyu. Ku munsi wa 7 bwo bazengurutse inshuro 7 ndetse bavuza amakondera batura gutsinda. Icyo nicyo cyarituye Yeriko. Ntabwo Yeriko yigeze ikoreshwaho imbaraga za kimuntu. Utekereze uko kwizera kurahambaye, ariko uko kwizera niko natwe dusabwa gukoresha kugira ngo dutsinde. Iyo Yosuwa aza kwimika ubwoba muri we, ntabwo yari kwirirwa agenda, kuko yari kuba azi neza ko ibyo agiyemo bitazashoboka. Ariko yakomeje kugenda kugira ngo abashe gutsinda. Yirukanye ubwoba muri we, abwirukanishije gukora icyo Imana yavuze. Nicyo gituma uyu munsi nawe ukwiriye guhindura. Ntiwite cyane ku by'umubiri, ahubwo ukita cyane ku ijwi ry'Imana rikuyobora kuba umutsinzi. Imana yaduhinduye abanyamugisha kuva kera, nyamara witegereza ibimenyetso bitubonekaho buri munsi, ugasanga birahinyura ko turi abanyamugisha. Nicyo gituma muri iri sengesho tugiye kubirimbura, kugira ngo umugisha wacu urusheho gutoha no kuboneka. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye.
tugushimiye ko waduhaye gutsinda, tugushimiye ko waduhinduye abanyembaraga. Durimbuye ubwoba bwose mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo, ubwoba bushingira ku bimenyetso Satani adutega imbere, ubwoba bushingira ku nkuta cyangwa se amabariyeri Satani yashyize imbere y'imirimo yacu, ubwoba bushingira ku magambo tubwirwa n'abantu, ubwo bwoba bwose turaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Dutangiye nonaha gukorera mu kwizera, dutangiye nonaha kuvugana kwizera, dutangiye nonaha duhamisha kwizera ko turi abanyembaraga, dutangiye nonaha mu kazi kacu gukora dukoreye mu kwizera kugira ngo turusheho kuba nk'uko wavuze. Ibimenyetso byose n'amajwi yose ya Satani turayahagaritse, ayatubwira ko turi abanyantege nke, ayatubwiraga ko tutatsinda, ayatubwiraga yuko tuzapfa dukennye. Ntabwo tuzapfa dukennye kuko turi abanyembaraga, ntabwo tuzakorwa n'isoni kubera yuko turi abanyembaraga, tuzarushaho guhabwa icyubahiro kubera yuko dukomokaho ari we nyir'icyubahiro. Tuzarushaho kubaka ingo zirambe kubera yuko Imana yaduhaye umugisha wo kubaka ingo. Tuzarushaho kugira abana b'abanyabwenge kubera yuko Imana dukomokaho ari itanga ubwenge. Turagushimiye, icyubahiro n'ikibi cyawe. Amen. Imana ibahire mu byo mukora byose, kandi mukomeze gukora subscribe. Umugisha wose uturuka mu biganza by'Imana ubomeho, imbabazi zayo zibabonekeho, buri munsi ibyo mukora bijye birushaho gutohagira. Buri munsi ibyo mukora uhereye none bitangire kwaguka, ndetse